Inshuti muvandimwe ndagusuhuje cyane mu izina rya Yesu kandi ndanezerewe cyane kubw'uyu mwanya mwiza. Ntabwo ari umwanya usanzwe kuko Imana yemeye yuko njye nawe twongera kugirirwa amahirwe yo kuba tukiriho. Turahumeka umwuka kandi turabasha kurambura amaboko bigakunda, turatera amaguru bikemera tugatera intambwe. Ntabwo ari ibintu byikoze kuko Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice cyawo cya mbere ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 25 hari amagambo meza yagiye agaragaza iby'Imana yakoze mu minsi 6 yose. Imana ngo yaravugaga ibyo bintu bikaba. Bivuga ngo rero n'iyi gahunda ahari ni ubushake bw'Imana ndetse ntabwo ari ugushidikanya, kuko yaba njyewe simbasha kuvuga ngo icyo kintu kibeho kandi bibashe gushoboka, ahubwo nk'uko Imana yavugaga ikintu kikaba. Kandi nta kintu kigeze kibaho atari uko Imana yavuze ngo ntikibeho. Kubw'ibyo rero n'iyi ni gahunda nziza Imana yemeye yuko ibaho. Ndagira ngo mushishikarize kandi murarikire gutega amatwi iki cyigisho. Ntabwo wakumva uburyo ari iby'agaciro kuba waba wicaye utuje uteze amatwi iri jambo ryiza, kandi ijambo ryongera kutugaruramo intege mu bugingo bwacu aho twumva twaba ducitse intege. Ni kubw'ibyo rero ndagira ngo murarikire yuko hari icyigisho cyiza cyane ngufitiye aha ngaha kandi kibasha gutambuka. Kandi nshuti muvandimwe, ndagira ngo mubwire yuko ibi byigisho ari ibyigisho ugiye kujya ukomeza ugezwaho nanjye Neretsimana Etienne, kandi murarikira ngo kugira ngo hatazagira ibigucika, ndagusaba kugira ngo ujye kuri YouTube yawe maze wandikemo amazina yanjye ni Neretsimana Etienne. Ntabwo nayahindura kuko nashidikanya yuko ababyeyi banjye barayanditse kandi ni naho nabatijwe, kandi nizeye nashidikanya yuko no mu bitabo byo mu ijuru ariyo yanditsemo. Kubw'ibyo rero ni ukujya kuri YouTube yawe ukandikamo amazina Neretsimana Etienne, warangiza ukajya uhabwa amamenyesho y'ibi byigisho turajya dukorana kandi turajya dukomeza kwigana kugira ngo hatazagira icyigisho kizagucika. Ni muri ubwo buryo rero uyu mwanya tugiye kwigana icyigisho gifite umutwe uvuga ngo bisobanuye iki? Kugira ubwenge nk'inzoka no kwera nk'inuma. Icyigisho cyiza cyane nshuti, ndagira ngo murarikire kugira ngo aya magambo yere kugucika, kandi we utangiye iki cyigisho ugira umwete wo kukireba kugeze kigeze ku musozo tugisoje, kuko harimo byinshi bibasha kugufasha. Ntabwo natangira tutiragije Imana, ntabwo nabumbura iki gitabo mu mbaraga zanjye kuko ni igitabo cyera, ni igitabo cyahumetswe n'Imana, ni ibyanditswe byera. Ni muri ubwo buryo rero nemeye kubanza gucishwa bugufi nkatabaza ijuru kugira ngo rize ribane natwe muri iyi gahunda. Ibyo rishima ko biba, amagambo riri bunyuze mu mugaragu wayo abashe kukugeraho, wowe mu mama, wowe mu papa, wowe musore ndetse nawe nkumi, namwe bana bato ndabizi yuko muzakomeza kwiga iki cyigisho ndetse muzagikurikira muri abantu batandukanye hirya no hino. Ndatekereza namwe nashidikanye yuko atari ijambo riri bugarukire aha ngaha gusa, ahubwo haba bo mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru ndetse n'abari hirya no hino babasha kuzakurikira iki cyigisho. Ndahamya ntashidikanya ko hari ibyo kizatwungura kandi bizadufasha mu rugendo rwacu rwa gikristo, bidufasha gukomeza uru rugendo benshi twatangiye. Kubw'ibyo rero ndagira ngo mbanze nabaza ijuru rize ribana natwe muri iyi gahunda cishijwe bugufi. Mwami uri uwera, uri Imana, wowe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Umugaragu wawe nejejwe nuko washimye yuko amasaha nk'aya ngaya mbana ndaha hantu, kandi nemeye kukubera igikoresho kugira ngo wivugire ubutumwa bwawe. Nyagasani, njyewe ahari iminwa yanjye ibasha kuba yanduye, ariko wowe uri Imana yera kandi uri Imana itanga ubugingo.
ni muri ubwo buryo rero ncishijwe bugufi kugira ngo ye kuba ari njyewe ugaragara, ahubwo ari wowe uzube muri njyewe wivugire kandi ukore ku mitima ubwoko bwawe. Ahari uyu mukobwa, uyu musore, abana batoya, abamama, abapapa bakurikiye iri jambo, ndakwinginze ngo ubahe imbaraga n'umwete kugira ngo bakire Kristo mu mibereho yabo, maze kuko ari hafi kugaruka nk'uko yabisezeranye avuga ati dore ndagiye ariko ngiye kubategurira aho muzaba. Reka twizere tudashidikanya yuko natwe amazina yacu azaba muri amwe muzaragwa ubugingo buhoraho. Reka nizere nashidikanya yuko ugiye kubana natwe muri iyi gahunda kandi ugiye kuyiyoborera, ni mu izina rya Yesu mbigusabye, amen. Ni icyigisho cyiza cyane gifite umutwe uvuga ngo bisobanuye iki kugira ubwenge nk'inzoka no kwera nk'inuma. Mbese aya magambo hari aho yaba aboneka mu byanditswe byera, ndagira ngo twifashishije igitabo cyera kandi cyahumetswe n'Imana, Bibiliya, ijambo ry'Imana, turambure muri Matayo mu gice cyaho cya 10 ku murongo waho wa 16. Hari amagambo meza kandi amagambo ari mu inama zigomba kwifashishwa n'abantu twitwa ko turi abakristo, kandi koko ntabwo ari ukwitwa gusa, ni nako turi. Kristo ubwo yari kumwe n'intumwa ze, hari umuburo yazihaye. Umurongo wa 16 urabwiye ngo dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugire ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Aya magambo yongeye kugaruka, twibaza tuti mbese bisobanuye iki kugira ubwenge nk'inzoka ndetse no kugira kwera nk'inuma? Bisobanuye iki kugira ubwenge nk'inzoka ndetse no kwera nk'inuma? Mbese aya magambo igihe Kristo yavugaga, mbese yashakaga kuvuga iki? Mbese aho kubera iki yifashishije inzoka? Mbese aho kubera iki yifashishije inuma? Aya ngira ngo ni inyamaswa, ahari inzoka buri wese arayizi ndetse n'inuma, ariko tugiye kureba ese ni ukubera iki Kristo yabwiye intumwa ze aya magambo. Ndagira ngo mbashe kugira amagambo amwe mvuga, ngo igihe Yesu yari amaze umwaka n'igice abwiriza, hari umwanzuro ukomeye yagombaga gufata. Mbese uwo mwanzuro waba ari uwuhe nshuti yanjye? Yagombaga gufata umwanzuro utoroshye, ngo ni bande yari gutoranya kugira ngo bajye gukorana. Yagombaga gushishoza akareba, ndetse igihe cyose amahitamo bijya bigorana nshuti. Hari igihe ubasha guhitamo ikintu ugahitamo n'ikindi gihe ibintu bihuriranye, ndetse hari n'ubwo benshi bahera muri dilema bakaguma mu gihirahiro, akibaza ese ndahitamo iki cyangwa ndahitamo iki ngiki. Ariko ibyo ngibyo Yesu we buri kimwe cyose yakoraga ntabwo yagikoraga mu mbaraga ze, nubwo yari Imana, ariko ndagira ngo mbabwire yuko yacishwaga bugufi, akaba azi neza yuko afite se kandi atagomba kwigira icyigenge nk'umwana uri kumwe na se. Ureke iby'ubu by'iki gihe, aho abana benshi babasha kuba batacyumvira inama z'ababyeyi, batakinibuka kubagisha inama, ariko aho ngaho harimo kuzagira ikibazo gikomeye. Kandi wowe musore, nawe nkumi, nawe mwana mutoya ubashe kuba unyumva aya magambo, ndagira ngo mwibutse neza yuko itegeko rya 5 riratubwira ngo wumvire so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe yagusezeranije. Bivuga ngo harimo umugisha ukomeye cyane kukumvira ababyeyi bacu. Kristo nawe nk'umwana wari uzi ko ari kumwe na se, nta na kimwe yigeze akora ubwe mu mbaraga ze, ahubwo inshuro nyinshi yajyaga ku mavi agasenga Imana, akibuka ko ari kumwe na Data. Ntabwo yari bubashe gutera intambwe yo kujya gutoranya intumwa. Yari afite abigishwa benshi cyane, ariko yagombaga kwibaza ati ese muri abo bigishwa benshi cyane ni bande bagomba kuzasigara mu nshingano muri uyu murimo?
ndagira ngo mbibutse neza yuko iyo turebye Yesu atoranya intumwa, amagambo atubwira yuko ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko Yesu yazamutse umusozi kugira ngo abashe guhabwa imbaraga ndetse n'ubushishozi bwo kubasha gutoranya umuntu umwe yari afite ngo arobanuremo intumwa 12. Yari afite abigishwa benshi cyane. Nshuti, ndagira ngo mwibutse neza yuko yagombaga kubanza kwibaza ibibazo ngo ni bande yari gutoza ngo bazayobore itorero rya Kristo. ngo Yesu yifuzaga ko Imana ariyo igomba kumuyobora ngo afate imyanzuro nk'iyo ngiyo. Niyo mpamvu yazamutse wenyine, arara ijoro ryose asenga. Ahari iki kintu ko ubashe kumva ari ikintu kitari cyoroshye, kandi koko ntibyari byoroheye umwana w'Imana kugira ngo abashe kurobanura mu bigishwa benshi yari afite abagomba kumufasha umurimo. Niyo mpamvu yazamutse ngo umusozi, urebe ngo arara ijoro ryose ari ku mavi asenga atabaza Imana kugira ngo ize kumuyobora muri icyo gikorwa. Niyo mpamvu ibyo bintu yabishyize mu biganza by'Imana, kuko yari azi ko atagomba kwiyobora muri icyo gikorwa. Kandi koko Imana yabanye nawe. Ngira ngo amagambo atwereka neza yuko byaje kugeraho Kristo atoranya intumwa 12 muri ba bigishwa bose yari afite. Amagambo akomeza atubwira ngo niyo mpamvu yazamutse umusozi ararayo. ngo mu gitondo Yesu yahamagaye bamwe mu bigishwa be, ba bigishwa be bose arabahamagara kugira ngo akore itoranya. Erega igihe cyose Imana hari ikintu igenderaho itoranya, yaba umusore yaba inkumi cyangwa se umubyeyi uri hano uri kunyumva aka kanya, ndetse n'abana batoya, ndagira ngo mbibutse yuko hari ibintu Imana igenderaho iyo ijya gutoranya. Ntabwo yapfa gutora gusa, ahubwo yatoye abagabo 12. mu gitondo Yesu yahamagaye bamwe mu bigishwa be atoramo 12 abagira intumwa ze. Ese waba wibuka amazina y'izo ntumwa? Ndagira ngo mwibutse yuko harimo Yohana, harimo Yakobo, harimo Filipo, harimo Petero, harimo Andereya, Barutolomayo, Tomasi, Matayo ndetse na Arufayo, Tadeyo na Simoni na Yuda Iskariyota. Abo nibo 12 Yesu yarobanuye mu bigishwa be kugira ngo bazasigarane umurimo, basigare mu nshingano igihe Kristo yari kuzaba atakiri kumwe nabo mu buryo bw'ibigaragara. Ariko yabasigiye isezerano, arababwira ati muri Matayo mu gice cyaho cya 28:19 ngo nuko nimugende mu mahanga yose mwigishe abantu ubutumwa bwiza, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka Wera. Ku murongo wa 20 ati dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Kuvuga ngo mu buryo bugaragara Kristo yari atandukanye n'izi ntumwa, ariko yari abasigiye isezerano babwira ati dore ndi kumwe namwe. Mbese bisobanuye iki? Kugira ubwenge nk'inzoka no kwera nk'inuma. Ni ukuvuga ngo izi nyamaswa ebyiri cyangwa se ibi biremwa bibiri tugiye kureberaho, icya mbere izi ntumwa nk'uko twabisomye muri Matayo igice cyaho cya 10 ku murongo wawo wa 16, ahari amagambo avuga ngo dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, ngo nuko mugira ubwenge nk'inzoka. Reka mbanze mbingarukiye ahangaha. Mbese kubera iki Kristo yabwiye intumwa ze ko zikwiriye kugira ubwenge nk'inzoka? Ndagira ngo tubanze turebe impamvu Kristo yabwiye intumwa ze yuko zikwiriye kugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Bagire ubwenge nk'ubw'inzoka kuko Kristo yarababwiye ngo mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega,
kandi murabizi neza yuko ahantu hari intama ndetse hari n'amasega, ibyo bintu ni ibintu bitabasha, ntabwo wakororera intama mu kiraro kimwe n'amasega. Ngira ngo ahari se wenda mu gihe gito cyane wasanga ya masega yaraziririye yarazimaze. Niyo mpamvu rero na Kristo yarababwiye ngo bagire ubwenge nk'inzoka. Tugiye kubasha kureba ese ni ukubera iki. Ntabwo Kristo yarashimye ko abantu bagira ishusho nk'iy'inzoka, ahubwo nagira ngo mbabwire bimwe mu bintu biranga inzoka byagombaga kuranga izi ntumwa Kristo yari atoye. Inzoka ni imwe mu nyamaswa ziri mu bwoko bw'ibikururanda, igira amacandwe yuzuye ubumara. Inzoka yuje ubuhanga butangaje, amakenga, kwihisha, komora uruguma no kwiyuburura. Umuntu ashobora kuyigiraho byinshi byamufasha muri iyi mibereho ya gikristo. Ndagira ngo ni ibintu nagukusanirije bishobora kuba biranga inzoka kandi ubashe kwigiraho mu mibereho yawe ya gikristo. Inzoka tubonye yuko ari inyamaswa yo mu bwoko bw'ibikururanda kandi igira amacandwe yuzuyemo ubumara. Kandi ikindi, inzoka yuje ubuhanga butangaje, igira amakenga, izi kwihisha, izi komora uruguma, izi kwiyuburura. Ibyo bintu tugomba kubyigiraho nk'abakristo. Ndagira ngo ngire bimwe mu bintu biranga inzoka mubwira. Inzoka igira amakenga kuko iba hagati y'abanzi. Tuzi ko igihe yashukaga Eva agacumura, hahise havuka urwango hagati yayo n'umuntu. Ni amagambo aboneka mu gitabo cy'Itangiriro, igice cyaho cya 3. Hari umutwe w'amagambo utubwira ngo inzoka yoshya Eva. Noneho twagera ku murongo wa 8, hari amagambo avuga ngo Imana ihana inzoka na Adamu na Eva. Yari ishyize urwango hagati y'inzoka ndetse n'uyu mugore, kuko yagombaga kuyibona akayimena umutwe, nayo yamubona ikamurya ku gatsitsino cyangwa se nayo ikamuruma. Kubw'ibyo rero inzoka nk'inyamaswa cyangwa se nk'ikiremwa kizi ko kibaho kidakunzwe, kigomba kubaho gifite ubwenge. Twibuke ko na Kristo yari abwize intumwa ze ngo mbatumye muri nk'intama mu masega, ngo nuko mugira iki? Ubwenge. Niyo mpamvu rero inzoka kuko izi ko iba ahantu idakunzwe, yari izi ko uwo mugore nayitanga kuyibona nk'igihano yari yahawe arayica, nayo yamutanga ikamurya. Ikindi kandi inzoka nijya imenya imiryango yayo, kuko iyo imaze gutera amagi irigendera, amagi akazituraga hakavamo utuyoka duto, natwo buri kamwe kakagomba kwimenya kakibeshaho. Mbese ibi bishatse kuvuga iki? Mbese ibi byakigisha iki wowe mukristo, wowe musore, wowe wankumiwe, ndetse namwe bana batoya, nongere mvuge nawe mugabo, nawe mugore uri kumvira ijambo ryanjye, wowe turi kumwe aka kanya muri iki cyigisho. Mbese inzoka ntabwo yita ku miryango yayo, ntabwo izagenda ngo kuko ngo nateye amagi nirangize yicara aho ngaho iyabundikira nk'uko inkoko zibigenza, ahubwo imara gushyira amagi aho ngaho ikigendera, maze ayo magi yakituraga, buri kana kayo nako kakamenya kwirwanaho. Mbese ibi byakigisha iki umukristo? Ndagira ngo mbabwire yuko ibishashagirana byose burya atari zahabu. Nta kintu kiryoha nko kubona akana. Ahari se ababyeyi babasha kubyumva, cyangwa se nabo babasha kutumva uburemere icyo kintu gifite. Burya byakumvwa neza n'umuntu waba warigeze ashaka ariko akabura urubyaro. Muzi agahinda Ana yagiraga ubwo yahoraga ajya mu rusengero abona abandi bakikiye ku bibero, ariko we akaba nta mwana yari afite. Ibyo bigatuma ahora atakambira Imana. Nubwo muri iyi minsi hari n'ababyara bakabona yuko ahari se wenda bitakiri umugisha,
ariko nzi neza yuko umwana ari umugisha ukomeye. Ariko inzoka ntiyita ku miryango, wivuge ngo aya ni amagi kandi azavamo utwana, kubw'ibyo reka ngumye nigumira ahangaha negereze nzare. Izi neza yuko ibishashagirana byose atari zahabu, bityo niyo mpamvu imenya yuko nubwo aho hari ibyiza ariko ikagira ubwenge ikigendera. Ese abakristo muri iki gihe bari kubitegereza neza bakamenya yuko byinshi barimo, nubwo bisa naho bishashagirana byose ahari atari zahabu? Ikindi kandi, mu gihe inzoka isumbirijwe igerageza guhisha umutwe. Iki kintu muzacyitegereze kandi mukirebe. No mu gihe muzaba mwayigezeho mubona mwayigose sahari, mutera amabuye cyangwa se mukubita mushaka kuyica, umva bizabagora kubona umutwe wayo. Ariko ngo bishatse kuvuga ko yizinga umutwe ikawutwikira, ku buryo n'iyo bayikubise hangirika ibindi bice bigize umubiri wayo, ubuzima bugakomeza. Burya ntacyo uyitwaye, burya ishobora no gucika umurizo igakomeza ikigendera. Kandi ndagira ngo mbabwire ko turaza gusanga yuko ni mu bumwe mu buhanga bwayo butangaje, ni mu bwenge bwayo ifite bwo kwiyomora inguma. Ndetse inzoka ziranomorana n'inguma, ikamenya komora inguma za ngenzi yayo. Ibi ngibi rero bishatse kuvuga iki? Kuba inzoka mu gihe iri mu kaga isumbirijwe n'ibibazo, ihisha umutwe wayo, ibigira ngo n'iy'ibindi bice byayo byakangirika ubuzima bubashe gukomeza. Ikindi kandi, iyo inzoka itashye ivuye guhiga, mbere yo kwinjira mu mwobo ibanza kwihumuriza ngo yumve ko nta kintu cyinjiyemo gishobora kuyigirira nabi. Aya magambo ari kumvikana neza? Inzoka ikagira amakenga, ikaba izi yuko nubwo ivuye ku muhigo hari umwobo wayo ifite, ntabwo ishobora gukora ikosa ryo kwinjira muri uwo mwobo ngo itarabanza kwihumuriza ngo yumve yuko hari ikintu kirimo cyayigirira nabi. Reka ntabwo yakora iryo kosa. Kandi dukomeza tubona ko ibyo ngibyo byakigisha iki ku bakristo? Nk'uko Kristo yari yabibwiye intumwa ze, ababwira ni nuko mugira ubwenge nk'inzoka kandi mutagira amahugu nk'inuma, mufite kwera nk'ukw'inuma. Ese kubera iki inzoka ibasha kugera ku mwobo yarangiza ikabanza ikihumuriza, ikumva yuko hari ikintu kiri muri uwo mwobo cyaza kuyigirira nabi? Nuko inzoka igira amakenga. Ariko ikibabaje kuri ibyo ngibyo, abakristo bo muri iki gihe uzasanga bibereyeho rwose bumva ko ibintu byose ni amahoro. Biteye agahinda kandi birababaje kubona umukobwa mwiza wibwira ko ni umuririmbyi muri korali kandi ngo ni umukristo, ariko agatinyuka ukabona arikoze, afashe umwanzuro akajya gusura umusore muri geto yiwe, kandi azi neza yuko hari ibintu byinshi biri bukorerwa aho hantu, ariko ntagire n'amakenga, ntanatekereze na kabiri. Burya wa mukobwa we wari ukwiriye kubanza gutekereza, byibuze ugatekereza ukibaza, ese kugiye gusura uwo musore nyuma yaho biri buze kugenda gute? Ntabwo mvuga ko gusurana ari bibi, nanjye ndasura kandi nkasurwa, ariko ijambo ry'Imana ritugira inama, kandi igihe cyose hariho kwihugika mu rwisho, uzasanga yuko nta bushishozi burimo, ko umusore n'inkumi baba bari ahantu bihugitse bitwikiriye ijoro, kandi burya ari na bonyine ari babiri. Ibikorerwa aho hantu
ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye yuko biba atari ibintu bishimisha Imana, kandi byarangiza ukabona umuntu ni umuririmbyi ariko amakenga reka da nta n'icyo ibyo bintu bimubwiye. Umukristo nawe akwiriye kurwana arinda agakiza ke, niryo zingiro ry'ubuzima bwe. Nk'uko inzoka irwana ihisha umutwe wayo, umukristo nawe yari akwiriye kurwana ahisha agakiza ke. Ikindi kintu kiranga inzoka nkomeje kuvugaho ni ukuvuga ngo inzoka ifite ubushobozi bwo kwiyuburura. Iyo ishaje itagifite imbaraga zo guhiga, ijya ahantu ha yonyine. Ariko ibi bintu kubera iki mutabyumva kandi ngo mubihe agaciro? Kubera iki mutabitekereza? Impamvu y'inzoka ibonye ishaje, ntabwo itekereza ngo ijye mu gikundi cya ngenzi zayo, ntabwo ijya kureba aho izindi ziri, ahubwo ngo ireba ahantu ha yonyine ikagenda aho hantu, ikanga kurya, ikanga no kunywa, iragenda ikananuka kugeza igihe wa mubiri w'inyuma ushaje ushiraho, igahinduka nshyashya, igatangira ubuzima bushya. Iki kintu muzacyitegereze kandi mucyumve neza. Inzoka iyo imaze kubona ishaje, ireba ahantu ha yonyine, aho hantu iragenda ikahamara iminsi, ikiyemeza nijye ku muhigo, idafite ikintu irya, idafite ikintu cyo kunywa, ariko ngo ikiyicisha inzara kugeza ubwo wa mubiri w'inyuma ushaje ukurwaho, hagasigara umubiri mushya, ikagenda ubuzima bugakomeza. Ibi byagombaga kwigisha ikireba izi ntumwa. Zagombaga kuba zizi neza yuko mu gihe zabuze imbaraga, mu gihe zicitse intege, nazo zigomba gushaka intege, kandi nta handi zagombaga gukura imbaraga. Muzi neza yuko ku mavi burya haboneka ibisubizo. Abantu biga ijambo ry'Imana ndetse no gusenga, ibyo byari bishatse kuvuga iki? Mu gihe umukristo yumva intege zimushizemo, akabona ntacyo agishoboye, ni byiza kwiherera agasenga Imana, akayisaba imbaraga, kandi iyo abikoze abikunze, ahava ahindutse mushya, yongeye kuremwa bushya. Inzoka ntishobora gukora ikosa ngo igumye ibeho mu busaza. Bivuga ngo igira igihe ikiherera, ikabaho itarya itanywa, maze yamara ako kanya igihe runaka izamaraho, ikahakura umubiri mushya. Ariko abakristo baracika intege, bakumva nta mbaraga nta ntege bafite. Urasanga yuko umuntu iyo ibibazo bije, abasore, ikihutirwa ku musore, ahari se aragenda agashaka ibiyobyabwenge, atahari nakiyibagize ibibazo mfite, nyamara burya abateje ikindi kibazo ntabwo aba akemuye ikibazo. Ariko ku mavi, mu kwihererana n'Imana, burya hari igisubizo. Na Yesu igihe yabonaga ibibazo bimubanye byinshi, yumva nta ntege agifite, yisungaga Data wa twese wo mu ijuru. Yari azi neza ko ariho arongera kugira ubugingo bushya, kandi twibuke neza yuko yasengaga kandi agatakambira Imana, kandi Data wa twese akamwumva. No mu gihe yari acitse intege, mwibuke avuga ngo Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge. Yari ageze aho ubwe yumva imbaraga zimushizemo zo gutera intambwe kugira ngo acungure umuntu. Ariko ijuru ryohereza marayika, yongera asubizwamo imbaraga. Ni ahantu hatwereka muri Bibiliya, ni ahantu tubona yuko Yesu yagiye gushaka ibinyobwa nka za inaji. Abantu bakunze kuvuga ngo ahari se wenda nakongera kubona akabaraga binyuze mu kunywa ibi biyobyabwenge runaka. No, ntabwo ibyo bintu ari byo Kristo yifashishije, ahubwo yajyaga ku mavi agasenga, kandi akahava yongeye gusubizwamo intege ari mushya. Ikindi kintu
kibasha kuba kiranga inzoka. Bibiliya ubwayo ihamya ko inzoka igira ubwenge ntagereranywa. Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, ngira ngo twasomye amagambo mu gice cyawo cya 10 ku murongo wa 16, batweretse ko inzoka ifite ubwenge, kandi na Kristo yararikiraga abigishwa be kugira ngo bagire ubwenge nk'iki, bagire ubwenge nk'ubw'inzoka. Kuko nk'uko inzoka izi ko ari ikiremwa kiriho ariko kidakunzwe, ikamenya kugira ubwenge. Ariko uyu munsi uzasanga abantu bafite kubaha Imana kutarimo ubwenge, nk'uko mu Baroma babigaragaje ko uzasanga abantu bafite kubaha Imana kutarimo ubwenge ndetse no gushishoza. Ariko Imana yari yatanze uwo muburo. Reka nse n'usoza hano ku biranga inzoka, maze nze no kwivugira ku numa. Muri make tubonye ko inzoka igira ubwenge bwinshi kandi ari inyamaswa twebwe abantu dufite umutimanama, kandi Imana yaduhaye inshingano yo gutegeka ibiri mu isi. N'inshingano ya buri mukristo gushaka uko twakunguka ubwenge. Ariko ubu bwenge nabwo ndagira ngo turaza gusoza tubonye ubu bwenge ari ubuhe. Ahari se wenda abantu basigaye bagenda bagakora ibintu by'uburiganya, abantu bakihumuriza. Umuntu azi neza yuko yibye ibintu bya mugenzi we, ariko kubw'uko yabigiriyemo amahirwe ntibamufate, akabona aratera imbere, yarangiza ati nanjye mfite ubwenge. Oya, ndetse ugasanga n'iri jambo ryifashishwa ngo Imana yaravuze ngo muzagire ubwenge. Niba Imana yaravuze ngo ntukibe, ntabwo ukwiriye kwitwaza uyundi murongo. Ntabwo ijambo ry'Imana rivuguruzanya. Mu gihe wumva ko wateye intambwe usubira inyuma ugakora icyo gikorwa, ndakurarika kugira ngo ntiwirengagize yuko ukeneye imbabazi z'Imana, ahubwo utera intambwe wo gushyigikira irari ryawe n'ibyo urarikiye, ngo wumve ko ijambo ry'Imana ryavuze ngo abantu mugire ubwenge, bityo witwaze uwo murongo, bitume utera intambwe usubira inyuma, kandi ibyo bikuganisha ku kurimbuka. Ndagira ngo iki kintu tucyumve neza. Inuma nayo ni ikiguruka kirangwa n'amahoro. Mbese ibihabanye, kansubiremo aya magambo. Inuma nayo ni ikiguruka kirangwa n'amahoro, mbese itabangamye. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be kwitwara nk'inzoka n'inuma. Mbese inuma ni inyamahoro, ni ikiguruka ariko cy'ikinyamahoro. Burya aho iri hose igaragaza ishusho y'amahoro. Igihe Yesu yoherezaga abigishwa be kuvuga ubutumwa bwiza, yarababwiye ati dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugire ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Bagombaga kugira ubwenge nk'inzoka kandi bakabaho nk'inuma batagira amahugu. Ngo yabibabwiye azi neza imitima y'abantu. Intumwa zagombaga kwigisha ko bazababera ibigusha, ariyo mpamvu zagombaga kugira ubwenge. Yari azi neza yuko aho bazajyana ubutumwa hazaba hari abantu bazababera ibigusha. Kubw'ibyo rero bagombaga kugira ubwenge. Kuva kera isi yangaga abizera, kandi no kugeza ubu niko bimeze. Ijambo ritubwira mu migani ngo ibyahozeho nibyo bizabaho, nibyo bizongera kubaho. Ntabwo urwango abantu bangaga abavuga ijambo ry'Imana. Intumwa zagombaga kujyana ubutumwa bwiza. N'uyu munsi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo niko bigenje gute, niko bimeze.
ngo niko abatizera bigabiza abakozi b'Imana bakabagabaho ibitero. Ariko niba ijambo ry'Imana ritubwiye yuko abantu bagomba kugira ubwenge, twabonye ibiranga inzoka nk'inyabwenge, ndetse bakagira amahoro, babaho imibereho yejejwe nk'iy'inuma. Niko na n'uyu munsi bigomba gukomeza kumenya. Ndagira ngo bararikire gukomeza kwita kuri uyu muburo, ngo mu by'ukuri Yesu yifashishije umugani w'inzoka n'inuma. Inzoka yarangwaga n'amayeri cyangwa ubwenge, nk'uko tubibona mu Itangira igice cyaho cya 3 umurongo waho wa mbere, ngo ku rundi ruhande inuma yatekerezwaga ko ari umwere kandi itagira icyo ibangamyeho. Bagombaga kuba abantu bafite ubwenge, ariko kandi bakaba abera, abantu batagize ikintu babangamiyeho n'iki na gitoya, abantu bagomba kuzana amahoro mu bisi, kabone n'ubwo wenda ntacyo wakora burya ngo ushimishe umutima wa kamere, ariko ku ruhande rwabo nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira neza, ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro mu ruhande rwanyu aho bishoboka hose. Bari bahawe inshingano yo kujyana ubu butumwa, ariko bakagira ubwenge. Ikindi kandi inuma zashyizwe ku rutonde rw'inyamaswa zitanduye kandi zakoreshwaga mu gutamba. Abalewi igice cya 14 umurongo wa 22 niho mwasanga ayo magambo, ngo kugeza magingo aya inuma zikoreshwa nk'ikimenyetso cy'amahoro, kandi inzoka igafatwa nk'indyarya nk'inyabwenge. Bagombaga kugira ubwenge. Ndagira ngo inshuti nkubwire iby'aba abantu benshi ntibiyumvisha ukuntu umuntu yakwera cyangwa agakiranuka nk'inuma, kuko aba bumva bitaboroheye kwisanisha n'inuma. Ku rundi ruhande bakibaza ngo ese umuntu yakwisanisha ate n'inzoka, kandi tuzi ko yavumwe kuko yazanye icyaha mu bantu. Ariko turi gusubiza ikibazo kivuga ngo bisobanuye iki kugira ubwenge nk'inzoka no kwera nk'inuma? Ngira ngo twabonye ibiranga inzoka ndetse tubona n'ibiranga inuma, ariko ndagira ngo mbabwire yuko nk'uko ngiye mbabwira yuko hari ibintu Imana yagendeyeho ubwo Kristo yararaga ijoro ryose atabaza se kugira ngo amuhishurire abo agomba gutoranya bagomba kuzasigara muri uwo murimo. Ndagira ngo mbabwire yuko hari ibintu Kristo yagendeyeho abishuriwe na Mwuka w'Imana, bityo bituma abasha gutora intumwa uko ari 12. Ndagira ngo ahari se wenda nenda gukomeza iki cyigisho, mbanze ndebe amwe mu magambo ari muri iki gitabo. Ni igitabo cy'intambara ikomeye. Ndatekereza yuko abantu benshi bacyitungiye, kandi ni igitabo cyatanzwe cyane, ndetse nkomeza no gushimira Imana cyane yuko n'iki cyerekezo merereyemo bitabo bikiri gutangwa. Ahari njye nari nzi ko bitakiri gutangwa, ariko nashimye cyane yuko kuri iri torero merereyeho rya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ishami rya Nyagatare, amateraniro meza twagize ku isabato yashize hatanzwe ibitabo 2. Ndashima Imana cyane kugira ngo amagambo arimo akomeze atubere umucyo. Ndagira ngo nsome amagambo ari ku ipaji 124, turebe ibintu byarangaga izi ntumwa. Paji 124, igitabo cy'intambara ikomeye. Hari amagambo avuga ngo mu gutoranya abakozi bo kuvugurura itorero hagaragara gahunda y'Imana yakoreshejwe mu kuritangiza. Umwigisha waturutse mu ijuru yirengagije abantu bakomeye bo ku isi
abanyacyubahiro n'abakire bari baramenyereye gusingizwa no guhabwa icyubahiro nk'abayobozi b'abandi. Bari abantu bibona cyane kandi buzuyemo no kwiyiringira. Ni ikuzo bari bafite ryuzuyemo ubwirasi.